Ndabaramukije mwese abakurikiye Grace Upon Grace Channel. Nitwa Francine. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Itara n'Italenta. Ijambo ry'Imana ritubwira ko isi yuzuye umwijima, kandi rikatubwira ko ijambo ry'Imana ari ryo tara rimurika muri uwo mwijima. Umwijima batubwira ni ibikorwa bibi birushaho kwiyongera mu isi. Uko ibikorwa bibi byiyongera niko dukwiriye kugwiza amatara ari ryo jambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rizatumurikira ni ryasigaye mu mitima, iryo twibiseho igihe twumvise ijambo ry'Imana. Twahawe ingabire, twahawe amatalenta ngo tujye kwamamaza ingoma y'Imana, dutangaze ko hari imbabazi, abantu bisubireho. Rero Imana duhaye ingabire zo gukora uwo murimo, kandi ntituwutangaza mu magambo gusa no mu bikorwa. Rero ntabwo dushobora gukora mu mwijima, dukeneye kwitwaza amatara ngo dukorere ahabona. Karibu mu kiganiro. Intego y'ikiganiro ni uguhuza ubuzima bwa buri munsi tubayeho n'ijambo ry'Imana, kugira ngo buri wese amenye aho ahagaze. Mbere y'uko ntangira, nagira ngo nshimire abantu barimo kunshyigikira. Ndi kubabona benshi, mugenda mwifatanya nanjye, abari mu Rwanda, abari hano muri Australia, i Burayi, Amerika, i Burundi. Mwese Imana iduhana umugisha, ndabashimiye. Uyu munsi ndifuza kuganira namwe ku bintu bibiri. Ndifuza ko twazirikana hamwe ibintu bibiri muri iyi minsi ya Pasika. Ndabivuga mu nteruro ebyiri. Interuro ya mbere iravuga ngo shinga imizi. Interuro ya mbere iravuga ngo shinga imizi ukomere, kuko abaranduzi b'ibiti badatinya n'igiti kibisi. Shinga imizi ukomere, kuko abaranduzi b'ibiti badatinya n'igiti kibisi. Interuro ya kabiri iravuga ngo ibihe bigoye byo gutereranwa, byo kumva uri wenyine, nibyo bihe byiza byo kumva ijwi ry'Imana no kunguruzwa no gutezwa intambwe muri uwo Kristo. Ntutinye. Ndayisubiramo: ntutinye. Ibihe bigoye tunyuramo byo kuba wenyine, byo gutereranwa, nibyo bihe byiza byo kumva ijwi ry'Imana no kunguruzwa mu ntera muri uru rugendo rw'ubukristo turimo. Ku nteruro ya mbere ariyo mpereyeho, Bibiliya ikunze kutugereranya n'igiti. Imana ikunze kutuvugaho, ivuga ko turi igiti yateye, igiti yishimira, yifuza ko cyarumbuka kikera imbuto kikaba kinini. Iyo dusomye muri Zaburi ya mbere, aho batubwira igiti cyatewe iruhande rw'umugezi, no muri Yeremiya aho batubwira igiti kiri hafi y'umugezi n'igiti kiri mu butayu. Yezu Kristo nawe yakunze kubivuga, avuga ati ndi umuzabibu, muri amashami. Yigeze kutubwira umuhinzi w'imizabibu waje gushaka imbuto ku mizabibu ye, maze ntiyazibona. Yongera kandi no kutubwira igiti cy'umutini kiteze imbuto kikavuma. Rero iyo bavuga igiti, baba bashaka kuvuga twebwe turi nk'igiti Imana yateye, yifuza ko cyakwera imbuto. Rero reka dusome ijambo ry'Imana, aho Yezu Kristo avuga ku bijyanye n'igiti mu bundi buryo. Turasoma ijambo ry'Imana muri Luka umutwe wa 23, uhereye ku murongo wa 27 kugeza ku murongo wa 31. Yezu yari akurikiwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu, barimo abagore baborogaga bamuririra. Bigeze aho Yezu arabakebuka, maze arababwira ati, bakobwa b'i Yerusalemu, mwindirira, ahubwo nimwiririre mwe n'abana banyu. Dore hagiye kuza igihe bazavuga bati, hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atonkeje. Icyo gihe
icyo gihe bazinginga imisozi ngo nimuturundukireho n'utununga ngo nimudutwikire. None se niba bagiriye batya igiti kibisi, icyumye bazakigenzereza bate? Bakristo bavandimwe, nitwakire neza ijambo ry'Imana. Muri iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi turi bwibande cyane kuri aya magambo avuga igiti kibisi. Igiti kibisi n'igiti cyumye. Twabonye ko Imana itubona nk'ibiti yateye yifuza yuko byakwera imbuto. Yesu Kristo avuze yuko ari igiti kibisi, buriya niwe wivugaga, hanyuma twe turi ibiti byumye. Hano hari abagore bagendaga bamuririra, bavuga bati uyu muntu baramurenganyije, bavuga ati uyu mwigisha wacu ko bamwishe bamurenganya. Bararira birakomera. Yesu arabakebuka arababwira ati bagore mwindirira, ahubwo mwiririre n'urubyaro rwanyu. Hagiye kuza ibihe bigoye, hagiye kuza ibihe bikomeye, mwindirira ahubwo nimwiririre, kuko nimba bagenjereje gutya igiti kibisi, igiti cyumye bazakigenzeza gute? Bakristo bavandimwe, aya magambo arakomeye. Aya magambo arakomeye. Yesu ni nkaho ashatse kuvuga ngo focus on yourself. Mbese ni imbaraga zose nimuzishyire ku byanyu, murebe aho muhagaze, murebe uko muri kugenda, kuko ibyo bankoreye ntibazabura kubibakorera. Rero iki igiti cyumye n'igiti kibisi. Ibimenyetso by'igiti kibisi ni amababi meza y'icyatsi kibisi atohagiye. Igiti kikiri kizima, kikiri kibisi, kirakura kikabyibuha. Igiti kibisi kigira indabo, kigira imbuto. Igiti kibisi gihora kiyongera mu bunini. Igiti cyumye kiguma uko kiri, ntigikura, ntikiyongera, ntikigira imbuto. Hamvuga igiti cyumye ndashyiraho n'igiti cyumiranye. Hari igiti cyumye burundu, amababi yacyo yahindutse igitare. Hari n'igiti kimeze nk'ikigiye kuma, amababi yacyo ari umuhondo. Icyo giti ni ibiti bitewe mu butayu, ahatari ubutaka cyangwa se mu mabuye. Usanga imizi y'icyo giti yanamye, uba uri kuyireba, nta butaka bwinshi, nta mazi. Icyo giti kiba gishonje cyane, kitarapfa ariko cyegereje gupfa, amababi ari umuhondo. Icyo nacyo ndagishyira mu biti byumye. Igiti cyumye n'igiti kirimo cyegereza kuma, ntigikura, ntikigira imbuto, nta nubwo kibyibuha. Kigira n'amababi asa nabi y'umuhondo cyangwa se y'igitare. Hano rero muri Zaburi ya mbere, ni Zaburi ngufi muzayisome bavandimwe, badusobanurira impamvu zatuma umuntu aba nk'igiti gitohagiye cy'amababi meza y'icyatsi kibisi, n'impamvu zatuma umuntu aba nk'igiti cyumye gifite amababi mabi. Nanone no muri Yeremiya umutwe wa 17 uhereye ku murongo wa 5 kugeza ku wa 9, nanone batubwira igiti gitohagiye cyiza n'igiti cyumye, impamvu zibitera. Igiti gituma impamvu zituma igiti kiba igitohagiye ari cyiza n'amababi kikera imbuto. Muri Zaburi ya mbere batubwira ngo ni ukugendera mu mategeko y'Uhoraho, ntiwicare mu nteko z'abaneguranyi. Mbese ni ugukora neza uwumvira ijambo ry'Imana, nibyo bituma uba nk'igiti gitohagiye. Noneho muri Yeremiya ho bakatubwira ngo ni ukwiringira Uhoraho, kwizera Uhoraho. Ndetse bakanavuga ngo aravumwe umuntu utizera Uhoraho, akiringira imbaraga ze, akiringira abantu. Utizera niwe giti cyumiranye, niwe giti ngo cyo mu butayu kitagira amazi, ngo akiringira ibye, akiringira abantu, akiringira imbaraga z'abantu. Ariko ngo uwiringira Uhoraho, uwizera Uhoraho, bameze nk'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi, cyera imbuto, gihora kimeze neza. Hano rero batubwiye ibintu bibiri bishobora gutuma tuba nk'ibiti byiza byera imbuto Imana yishimiye. Icya mbere ni ukugendera mu mategeko yayo, tugakora ibikorwa byiza. Niko muri Zaburi ya mbere babitubwira, bavandimwe muzayisome, ni Zaburi ngufi cyane. Nyuma yo gukora ibikorwa byiza ntibihagije, hari ukwizera rero Imana ishaka ko tuyizera. Kwizera kurarema. Imigisha yose tuzayihabwa mu kwizera. Yesu yaravuze ngo mbese ni ingaruka nzasanga ku isi abantu bakinyizeye. Abwira Toma ngo hahirwa uwizera atabonye. Iyi Mana
kwizera ibiha agaciro. Kuba ntarigeze nyibona, kuba utarigeze uyibona, ariko bakubwira ibyayo ukabyizera, ugasoma ijambo ryayo muri Bibiliya ukaryizera, rikaguhindura inzira zawe ukazireka, wizeye Imana utabonye ariko wayibwiwe muri Bibiliya. Waba ugeze ahantu ushaka gukora nabi ukumva ikuri hafi, ukumva ikubuza, utayibonye n'ijwi rye utaryumvise ngo ryumvikane n'abandi babyumve. Uko niko kwizera. Ibyo bintu Imana ibiha agaciro. Kuba utarayibonye ukayumvira muri Bibiliya ukabyizera, ugakurikiza inzira yayo utayibonye, ibyo bintu Imana ibiha agaciro. Kutizera ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kibi cyane. Tuvuge nk'urugero, gukora neza no gufasha aba bita aba celebrity, aba b'ibyamamare, bari abantu bazwi cyane bo muri Amerika no mu bindi bihugu bikomeye. Uzasanga bafasha imfubyi, uzasanga bakora neza. Hari abantu bose bakora neza kuko babyize, cyangwa se kuko bafite igihugu gifite amategeko meza, bazi ko gukora nabi byatuma bahanwa, bagakora neza. Ariko abo ngabo Imana ibabara nk'ibiti nabo byumiranye cyangwa se birimo byuma. Kubera iki? Kubera ko batizera Imana, n'izina ryayo bataryemera. Ni ukuvuga ngo gukora neza gusa ntibihagije. Imana ishaka ko dukora neza tukarenzaho kuyizera. Umuntu utizera Imana, Imana imubona nk'igiti cyumiranye, ariko nanone umuntu wizera nawe nta bikorwa byiza, Imana nawe imubona nk'igiti cyumiranye. Hano rero turagira ngo turebe impamvu iri jambo byabaye ngombwa ko turizirikanaho. Yesu niwe giti cya mbere gitohagiye, kinini, gishinze imizi. Ijambo interuro nababwiye ngitangira tuzirikanaho nivuga ngo shinga imizi. Shinga imizi ukomere, kuko abaranduzi b'ibiti ntibatinya n'igiti kikiri kibisi. Yesu Kristo niwe giti kibisi. Bashatse kumurimbura kera akivuka, arahunga bashaka kumwica, aragaruka aho yigishaga, bagashaka kumutera amabuye, bagashaka kumufata akabaca mu myanya y'intoki. Imyaka 7 ishira 30 yabayeho bamuhiga bashaka kumurimbura. Icyo ni cya giti kibisi. Ariko ni igiti kibisi kuko nta kibi yigeze akora, nta gicumuro yigeze akora, bamuhigaga nta gicumuro. Ariko twebwe bazaduhiga n'ibyo badushinja babibona, ibyaha babitubonaho, amakosa bayatubonaho, gutekereza nabi babidusangaho. None se nimba baramuhize bakamuburaho ikosa na Pilato ati nta cyaha musanganye, ariko bikarenga bakamurimbura, twebweho bazashakaho ibyaha bakabibona, bakadushakaho amakosa bakayabona, hazacura iki? Shinga imizi. Uburyo cy'umuntu ashinga imizi muri Zaburi ya mbere no muri Yeremiya 17 uhereye ku murongo wa 5 barabitubwira. Shinga imizi ukomere, kubera ko abarimbuzi b'ibiti ntibakangwa n'igiti kibisi, ntibakanzwe no kuba Yesu ari intungane. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo wasiwe wagushije ishyano, ngo kubera ko shitani yakumanukiyeho. Umurimbuzi w'ibiti Imana yateye ni shitani, niwe murimbuzi w'ibiti. Igiti kibisi, igiti kizima, ikirimo cyumirana, arashaka gukuraho ibiti byose akabirimbura. Reka tugereranye amahirwe y'igiti kibisi n'ingorane y'igiti kirimo cyumirana n'icyumye burundu. Turebe ukuntu ari ingenzi gushakisha ukuntu umuntu yashinga imizi akaba igiti kizima kugira ngo azabashe gutsinda. Yesu Kristo mu byahishuwe yaravuze ngo uzatsinda ngo azicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye natsinze nkicarana na Data ku ntebe ye y'ubwami. Iyo avuga ko hari ugutsinda nuko haba hari urugamba. Igiti kibisi giteye hafi y'umugezi gishinga imizi. Imizi iragenda kubera ko ubutaka buba ari bwiza, giteye mu butaka bwiza, gifite amazi, kirashisha, cyera imbuto, kikaba kinini. Imizi yacyo iba ari myinshi cyane kandi yarageze kure mu butaka. Iyo icyo giti baje kukirimbura bisaba kukinyeganyeza umwanya munini, bagataha bakazagaruka n'ikindi gihe kukinyeganyeza ubwacyo ngo bakirimbure birabagora. Ariko igiti kiri mu butayu imizi yanamye, kirya giti cyumye, burya imizi nayo iba yarabanje kugira ikibazo. Kirya cyo kukinyeganyeza ntibibagora, banyeganyeza rimwe bakakirandura. Ni ukuvuga ngo iyo igiti cyumye cya kirimo cyumirana kidafite intege, kitabyibushye, kukirandura ntibigora. Igiti gishishe iyo baje kukirandura n'umwanzi, n'umuranduzi w'ibiti uza kukirandura, iyo aje nyiracyo
atarahagera bakamutabaza, ubibonye akagenda agatabaza, cyangwa se na nyiri ukurandurwa agatabaza. Nyiri igiti igihe azahagerera azasanga kigihagaze kuko gishinze imizi, bizatwara igihe kirekire kugira ngo bakigushe. Hagati aho mu gihe bari kukinyeganyeza kikabananira, nyiri igiti ari kuza ngo atabare, nyiri igiti ari mu nzira aza gutabara. Ariko cya giti cyo kidakomeye, cya giti cyumiranye, mu gihe bakinyeganyeje bazahita bakirandura batware cyangwa se bajugunye, kubera ko kidafashe ntibizatwara igihe kukirimbura. Igiti nanone gikomeye cyiza giteye mu butaka cyegereye n'amazi bishobora kubananira kukirimbura bakagikata. Igiti kizima giteye hafi y'amazi no mu butaka bwiza iyo bagikase kirashibuka kirongera kikazamuka. Ariko igiti cyumye cyo iyo bagikase, n'igiti kirimo cyumirana bagikase gihita kigenda nticyongera gushibuka. Bivuga ngo igiti cyumiranye n'icyumye burundu gifite amahirwe make cyane. Nanone hari igihe umurimbuzi w'ibiti kukirimbura bimunanira akagitwika. Mwabibonye amashyamba ashya, iyo igiti kizima bagitwitse kiri ahantu heza kirongera kigashibuka. Ibiti bigishibutseho bibana byiza kurushaho nyuma yo kugitwika. Ariko igiti kirimo cyumirana, cya kindi gifite amababi y'umuhondo, cya kindi gito kitari ahantu hari ubutaka bwiza, cyangwa se kimwe cyumye burundu. Icyumye burundu bagitwitse gihinduka amakara n'ivu, ikirimo cyumirana bagitwitse nacyo gihinduka amakara n'ivu, nta mahirwe kiba gifite. Nanone igiti cyiza kiriho imbuto, nyiracyo aba yaragisaruyeho imbuto ku buryo iyo baje bakakirimbura, nyiracyo aba yarabitse imbuto zakivuyeho akazongera akagitera. Cyangwa se iyo bakigushije bakirimbuye cyangwa se bagitemye, aho kiguye za mbuto nyinshi zacyo ziranyanyagira hasi ku buryo aho zisigaye zongera zikamera, cya giti kikongera kikagira ubuzima. Mu gihe noneho igiti cyumiranye cyangwa se cyumye burundu, iyo bakigushije nta mbuto gifite, ntikigeze kera ngo nyiracyo agisarureho imbuto yabitse ngo azazitere, kigenda burundu kuko nta mbuto ziguye hasi ngo zongere zimere. Ngiryo itandukanirizo ry'igiti cyiza gitohagiye n'igiti cyumiranye. Bakristo bavandimwe, ni twebwe turubwirwa. Yesu yavuze ngo nimureke kundirira. Na n'ubu hari abantu baririra Yesu, hari abantu bakiririra Yesu bavuga bati yaragowe, umwami wacu baramurenganyije. Ariko uyu munsi Yesu arakubwiye, nanjye arambwiye ngo nimureke kundirira. Imbaraga zose zo kurira no guhangayika nimuzerekeze mu gushora imizi, mushinga imizi mushikame. Kuko umuranduzi w'ibiti utaratinye igiti gitohagiye ntazatinya igiti kidafashe, kidafite imizi ihagije. Njya nganira n'abantu benshi ku ijambo ry'Imana, abantu bakavuga ngo Imana igira imbabazi, tuzasaba imbabazi Imana. Imana ni urukundo, kuko idukunda ntiyatugirira nabi, turi amahoro. Hari n'abantu biyigisha ngo nta muriro uhari, hariho amasengero amwe avuga ngo nta muriro uhari, ngo Imana ntiyatinyuka gutwika abantu kuko ari urukundo. Bakristo bavandimwe, nagira ngo mbabwire ibyo byose twe kubitindaho. Reka tuvuge ko Imana ari umunyembabazi. Nibyo koko Imana igira imbabazi, yarakubabare izakubabarira. Hari n'umuntu wambwiye ngo imbabazi si mwe tuzazisaba mwabigisha b'ijambo ry'Imana, mwe twe tuzazisabira Imana, kandi ngo tuzazisaba tugeze mu ijuru. Nagira ngo nkubwire ngo nibyo koko Imana yarakubabariye izakubabarira. Nibyo koko ntubeshya, Imana yaragukunze kandi iragukunda. Abavuga ko nta muriro uhari, njye ntabwo mbyemera, kuko Bibiliya ivuga ko hari umuriro. Uko Bibiliya bivuga niko mbyemera. Ariko muri uyu mwanya nica ndi kwigisha, reka mbyemereho gato ko nta waba uhari. Reka tuvuge ko nta muriro uhari by'akanya gato, ariko tuvuge ko n'Imana igukunda izakubabarira, tuvuge ko rwose hari imbabazi. Ariko turi mu rugendo, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo isi yamanukiweho na shitani yagushije ishyano. Hagati rero yaho turi naho Imana iri hari urugendo. Aha hagati, mbere yuko Imana yawe igutabara iza, mbere yuko wowe ugerayo, ugomba kuva aha ngaho uri ukagerayo. Hagati hari umuranduzi w'ibiti, hagati hari umuranduzi w'ibiti, hagati hari umugiranabi ushaka kukurandurana n'imizi yawe ngo agute. Uwo uramutekerezaho iki? Ibyo kuba Imana igukunda nibyo, yakubabarira yambabarira nibyo. Niba nta n'umuriro uhari, reka tuvuge ko ari byo mu kanya gato. Ariko uwo murimbuzi we turavuga se ko nawe adahari? Uwo murimbuzi w'ibiti, uwo wamanukiye ku isi bakavuga ngo isi gushije ishyano, uramushyira
ko aza aho hagati, ntiyazira rimwe na nyiri igiti, kuko azi yuko nyiri igiti yaba aje gusarura, aza atarasarura, ahagarara hagati ngo izo mbuto ye kuzitwara, ngo icyo giti cye kumugirira akamaro nyiri umurima. Uwo we uzahangana nawe uti? Niyo watabaza cyangwa se abantu bagutabariza, nimba udafite imizi, azanyeganyiza rimwe arandure ate cyangwa se yikorera atware. Ariko ushinze imizi, mu gihe bari kumunyeganyeza, mu gihe bari gushaka uko bamurimbura, abamutabarije nawe ubwo witabarije, nyiri umurima nyiri igiti azaba ari kuza asange batarakurimbura bakirwana nawe kuko ushinze imizi. Cyangwa se nibaza kukurimbura bikabananira bakagutema, noneho igihe nyiri umurima azaza azasanga waratoshye, cyangwa se nibagutwika azasanga waratoshye, cyangwa se nibakugusha hasi imbuto weze zimwe yatwaye n'izindi ziri aho ku butaka zizamera, cyangwa se azatora kuri izo yongera gutere wongera ushibuka. None nimba nta mbuto, uwo murimbuzi akaba akurimbuye, utaragera kuri ya Mana izakubabarira, utaragera mu ijuru hahandi uvuga ko uzasaba imbabazi, na wa muriro ntabwo ubayeho, ariko noneho uwo murimbuzi aje hagati. Yesu ntiyabivugiye ubusa, ngo nitwiririre n'abana bacu n'urubyaro rwacu, kuko turi nk'ibiti byumye, kandi dore n'igiti kibisi ibyo bagikoreye. Rero bakristo bavandimwe, ubutumwa bwo muri iki cyigisho buravuga ngo shinga imizi ukomere, kugira ngo umurimbuzi w'ibiti naramukaje azasange ushinze imizi, uzamunanire, nanagutema uzatohe kuko uzaba uri mu butaka bwiza. Mu by'ukuri kwiringira impuhwe zonyine, imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana gusa, cyangwa se kwizera ko nta muriro uhari ntibihagije. Mbese twigire ku abacuruzi ntibakaturusha ubwenge. Abacuruzi babyize babizi neza, iyo bajya kureba bizinesi bakora ntibabara inyungu, cyangwa se uwakoze bizinesi ntafata amafaranga yose yacuruze ngo ayitaye ngo ayite inyungu, arabanza agakuramo igihombo. Igihombo si ibyo yahombye gusa, n'ibyo yaranguje, n'ibyo yariye n'abakozi yahembye, akamenya inyungu yabanje gukuramo igihombo. Nujya gutangira bizinesi, uko babibigisha abiga bizinesi, barababwira ngo nimba urimo ureba bizinesi wakora, ngo yipime ureba igihombo aho cyaturuka. Mbere yo kureba inyungu aravuga ngo iki kintu nshaka kurangura ngo ngicuruze, igihombo cyaturuka hehe, ibimpombye byaturuka hehe, cyaba kingana gute. Afata umwanya we wose mu gupima igihombo aho cyaturuka nuko cyaba kingana, ngo arebe nimba ari igihombo cyamusiga amahoro. Ariko hari ababara inyungu, nimba ari ibintu aranguye akavuga ngo mbiranguye kuri 5 kandi ngurisha 10 n'abandi niyo bagurisha, agahita kuba atarebye nimba afite isoko, atarebye nimba afite stock ye hazabibika, atarebye bazamucururiza, atarebye nimba n'imodoka ye naho azabikura. Ibyo rero nibyo byo kwizera impuhwe ni inyungu, urukundo rw'Imana ni inyungu. Si ibyo gusa ngo ibyo amaso atabonye n'ibyo amatwi atumvise, ngo nibyo uhoraho Imana yatuzigamiye. Hari byinshi wireba ku nyungu cyane, ahubwo reba aho igihombo cyaturuka. Uyu muntu mubi, uyu mwanzi urimburana ibiti n'imizi, agakata agatwika, uzahangana nawe uti? Ko Yesu mu byahishuwe yavuze ngo uzanesha, ngo niwe uzicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nkuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe y'ubwami. Ntiyavuga ngo uzanesha, ntiyavuga ngo uzatsinda hatari urugamba. Kandi ikibazo si uko Imana itagukunda, si uko itakubabarira, iragukunda, izakubabarira. N'uwo muriro si ukwifuriza, ariko hagati aho urwo rugendo hari ushaka kutarugenda. Shora imizi, shinga imizi, ushikame, kugira ngo uhoraho Imana naza azasange ugishikamye. Yezu naza azasanga ukizeye, kuko yarabivuze ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga ku isi hakiri ukwizera, kuko kwizera Imana nabyo biri mu bituma imizi yacu ikomeza gushora mu butaka bwiza. Indi nteruro ya kabiri twaganiriyeho nivuga ngo ntutinye. Ibihe bigoye tunyuramo byo kuba wenyine, byo kumva watereranywe, nibyo bihe byiza byo kumva ijwi ry'Imana, byo kunguruzwa mu ntera muri urugendo rujya mu ijuru turimo. Yezu yanyuze muri ibyo bihe. Hari ibihe unyuramo bikamera nk'aho Imana yakwibagiwe burundu, ndetse n'abawe n'inshuti bakakwibagirwa. Hari igihe
unyura mu bihe, hari igihe unyura mu bibazo ukaba uri wenyine, alone, wowe wenyine nta wundi. Ibyo Yesu yabibayemo mu murima w'imizeti. Mu murima w'imizeti yari ari kumwe n'abigishwa be, arababwira ati umutima wanjye urababaye byo gupfa, nimugume hamwe nanjye, mube maso musenge, kuko umutima ugira umwete ariko umubiri ukagira intege nke. Ajya imbere ajya gusenga, agarutse asanga bisinziririye. Abwira Petero ati nawe n'ibyo byawe ntimwashoboye kuba maso hamwe nanjye n'akanya gato. Hari umunsi uzaba ufite inshuti za zindi wibitseho, yemwe ndetse n'umuryango, ukumva bazakurwanirira, ariko akaba ibibazo ugeramo ugasanga bamwe wizeye, bamwe wigeze gufasha nawe wumva ko nabo bazagufasha, bamwe wigeze guha igihe cyawe ndetse yenda n'ubutunzi bwawe, ukabona baragutereranya, ukavuga ngo n'ibyo byawe nuko mungize muranyibagiwe. Birya Imana iba yabyemeye. Ijambo shaka kuvuga nirikubwira ngo komera, nimba uri guca mu bihe bimeze nk'aho uri wenyine, bimeze nk'aho Imana itari kureba, itari kumva, ndetse n'abawe n'inshuti bagutereranye. Ibyo bibaho. Imana yabicishijemo umwana wayo, ntabwo ikwanga. Nimba ikwanze ubwo yabanje no kwanga umwana wayo, kandi muzi ko itamwanga. Nabiciyemo, nzabicamo, n'abandi bari kubicamo. Najya nkubwire ngo komera. Ibyo bihe bigoye byo kumva uri wenyine nibyo bihe byiza byo kumva ijwi ry'Imana, nibyo bihe byiza byo kunguruzwa mu ntera. Nuko Yesu abwira Imana ngo Mana, ngo nimba bishoboka iki gikombe gice ku ruhande, ariko bibe uko ushaka ntibibe uko nshaka. Ku musaraba aravuga ngo Mana yanjye, ngo icyatumye untererana n'iki? Abigishwa be bari bigendeye, Petero yamaze kumwihakanira, alone, wenyine, nta muntu yari ari kumwe nawe, yari wenyine. Ibyo bihe rero tubicamo, ni ibihe bigoye, ni ibihe biryana, ni ibihe bibabaza, ariko nagira ngo nkubwire ngo komera. Burya Imana iba yabyemeye. Burya Imana iba yabyemeye, ntibishobora kuba itabyemeye. Imana yaravuze ngo ndetse n'umusatsi wanyu ntushobora kugwa hasi ntabishatse. Iyo Imana yaguhinduriye amateka, cyangwa se Imana ishaka kugukura mu bibi, niyo inshuti zagutererana n'umuryango, Imana ihagurutse umuntu utazi aho aturutse, wa wundi utanakekaga yuko yagufasha, akaza akajya mu byawe n'ejo bundi ugatinya, ukavuga uti uyu wese yaje gute? Umuntu umwe unareba ukavuga uti uyu nguyu we ubanza nta n'umuntu yaha amazi, ugira gutyo ukabona niwe Imana ihagurukije. Ni ukuvuga ngo Imana iri muri controle y'ubuzima bwawe, cyane cyane ku bantu bayizera, kubayemera, kubayizera. Ibyo ibiducishamo. Yohani umubatiza akimara kuvuka, akimara gucuka ari umwana muto, Imana yamutwaye mu butayu kure y'umuryango we, alone, wenyine, nta muntu bari kumwe, kugira ngo yitoze kumva ijwi ry'Imana, kugira ngo yitoze kuyikorera. Aburahamu, Imana iramuhamagara ngo Aburahamu we, siga umuryango wawe, usige inzu ya so na sokuru, abo umenyereye, ahantu umenyereye, ufate urugendo nzakwereka. Wenyine yaje guhagurukana na Loti. Mu gihe yari ari kumwe na Loti, yaravuga ati ni umuvandimwe, n'indwara zandwaza, uyu mugore wanjye nagira ikibazo azamwitaho. Yumvaga akeneye inkunga, ariko byageze hagati nawe baratandukana. Gutandukana kwa Loti na Aburahamu nabyo biri muri gahunda y'Imana, kandi aho amariye gutandukana nawe niwe yongeye kumva ijwi ry'Imana rimubwira gahunda Imana yamuhagurukirije. Hari ibintu Imana izashaka ko unyuramo uri wenyine, ni ukuri ukamera nk'uwatereranywe, n'abo mu muryango bakaza nk'abakwibagiwe, n'abaturanyi, ntihagire ukumva. Ibyo ni ibihe Imana igushyira ku meza nk'igitambo. Hari umudamu umwe w'inshuti byigeze kubaho, ni ibibazo yari arimo by'ubukene birarenga, noneho abantu bakamuvuga. Umugabo we biramubabaza, aramubwira ati umugore wanjye wigira aho ujya mu ngo z'abandi kuko barakuvuga. Ati ese bamvuga ngo ati bakuvuga ko usabiriza. Undi ati ntose barambeshyera. Ati Imana yanshyize ku meza yo kuvuga. Ati umunsi yahankuye ntabwo bazabivuga. Ati ariko njye numva bitambabaza kuko bari kuvuga ukuri. Rero icyo Imana ishaka kandi ari cyo gikwiriye kwitabwaho kugira ngo ibyo bihe bibi bikubyarire umusaruro, nuko utarwanya ugushaka kw'Imana. Nuko Imana iba yabishyiriyeho kugira ngo ihindure imico yawe, imyifato yawe. Ni ibintu bibiri, kugira ngo gahunda zawe, ukwirwanira kwawe, gahunda zawe upanga z'ubuzima zivemo, wakire gahunda y'Imana iba ari ikuyobora, no kugira ngo imico yawe, imyifato, kamere zawe zihinduke. Reka turebere ku mwami wacu Yesu Kristo. Muri Getsemani yaravuze ngo Mana, ngo iki gikombe ngo kigizeyo. Arangije aravuga ngo ariko bibe uko ushaka
ntibibe uko nshaka. Ni ukuvuga ngo hari igihe tuba twarapanze ngo nzabyara babiri, ndangize nkore ibi, ndangize nkore na biriya, ariko hari igihe Imana ishyiramo uwa gatatu ndetse n'uwa kane. Urwo ni urugero ntanze. Mbese nibiba uzarambura amaboko uvuga uti Imana haba gushaka kwawe. Hari ibintu Imana igikora binyuranyije n'ibyo dutekereza. Rero Imana ishaka ko twegukira ugushaka kwawe. Yesu yaravuze ngo bibe uko ushaka. Iryo jambo nawe Imana nikibishaka ko urivuga, ibishaka ko nawe urivuga. Ikindi ni imyifato yacu, kuko akenshi iyo abantu badutereranye, yego biba bigaragara ko aribo badutereranye, ariko burya Imana iba yabyemeye. Ntabwo abantu bagutererana ngo uruhe bikunde Imana itabyemeye. Rero iyo ubonye umuntu wagufashije, iyo ubonye umuntu wigeze gufasha wowe atagufashije, iyo ubonye umuryango wawe ugutereranye, iyo ubonye abantu bari kuvuga, akenshi turirwanira tukabavuga natwe tukabanga. Hari umuntu rwose twaganira avuga ati inshuti ni Yesu gusa, nta nshuti nta muntu asura, arasenga cyane ariko ntabwo ashaka kubana n'abantu kuko abantu baramuhemukiye. Aho niho ikizami cyacu kiri. Imana ishaka yuko biba, nubwo abantu baba baduhemukiye, batugire nabi, ntitubavuge, ntitubatuke, ntitubatonganye. Iyo ni ya mico yacu. Imana ishaka ko dukontorora muri ibyo bihe turimo. Ishaka ko dukontorora. Yesu baramukubise bamucira mu maso ntiyavuga, ngo yari ameze nk'intama baboshye ijyanywe kubagwa. Natwe Imana ishaka ko tuba igitambo kizima. Iyo tubwiye ngo turi ibitambo bizima, burya uryamitse ku meza y'urutambiro, urambitse ku rutambiro utapfuye, upfa kuri izo ngeso, upfa kuri kamere yawe, upfa no kuri gahunda yawe no kugushaka kwawe, ukakira kugushaka kw'Imana. Ni ukuvuga ngo bagutuke, baguseke, bavuge ngo iwe byakomeye, ariko ntuvuge. No ku mutima ntubange. N'Imana ikureba ku mutima isange ko utabanze, isange ko utari kubakurikiza nawe amagambo, icyo gihe kamere yawe n'imyifato yawe uyikontroye. Hanyuma nanone za gahunda zawe wapanze, wavuga ngo nzabanza iki nkurikizeho iki, zihita zipfa, hakazamo iz'Imana. Ukavuga uti Mana gahunda zawe zibe. Ba Meshaki na Bashadaraki mu itanura ry'umuriro baravuze ngo ntituzaramya icyo gishushanyo, Imana yacu izadutabara. Ariko bagerekaho ijambo ngo naho itadutabara tuzakomeza kwizera. Uko niko kwishyira mu biganza by'Imana, uko niko kwemera ugushaka kw'Imana. Iri jambo ni ryiza bavandi. Igihe cyose usenga, igihe cyose wizeye ibyo Imana izagukorera, ujye ubanza gutega umutima wawe ko niyo itabikora uzakomeza kwizera. Icyo gihe uba wishyize muri gahunda z'Imana, kuko gahunda zawe aba ari uko Imana igutabara, ubuzima bugakomeza. Ariko hari igihe itagutabara. Iryo jambo Imana izantabara, ariko naho itantabara Imana izaseruka, naho yatinda ariko nzakomeza kuyizera. Ngero bibiri yuko gahunda zawe uzishyira hasi, ukavuga uti gahunda z'Imana zikorwe, hanyuma nanone ugapfa nk'udafite ijwi. Burya uba wapfuye. Igihe bavuga ngo dupfa ku byaha, igihe bavuga ngo turi igitambo kizima, burya tuba twapfuye. Burya umuntu wapfuye umubwirwa nuko atavuga, umusunitse nta gusubiza, umututse nta gusubiza, umuciriyeho nta gusubiza. Icyo gihe nicyo kimenyetso cy'umupfu. Nawe igihe ugeze mu bibazo, abakuvuga bakakwima, ntuvuge ngo naramuhaye waranyima, uriya muntu n'igihe wamukijije none aranyibagiwe. Ibyo byose ntubijyemo. Burya nawe uba wapfuye kuri iyo kamere ivuga abantu. Igihe ugushaka kwawe utakurwaniriye, ubona ibyo ushaka Imana iri kubyanga. Hari igihe ushaka iyi nzira Imana ikayanga, wowe ugashaka unyuraho Imana ikakugarura, ugatega amaboko uti inzira Imana irimo inshira niyo nemeye. Icyo gihe uba wapfuye kuko ntuwukirwanirira, ntabwo uwukirwanirira. Icyo gihe rero iyo aho uharenze, wumva ijwi ry'Imana. Nta kintu kibi nko kutumva ijwi ry'Imana. Turi abana b'Imana. Simvuze ngo ujye ugenda ubwira abantu ngo Imana yavuze, Imana yambwiye. Oya, ntabwo ari ibyo. Aburahamu yavuganaga n'Imana ariko ntabwo yigeze ajya kubwira abantu. Ndashaka kuvuga rya jwi ry'Imana rikuyobora mukagenda ukayinezerwa ikakunezerwa, hamwe itarinda kugutumaho buri gihe. None se ntimubizi ko ubundi abahanuzi impamvu Imana yabohereje si uko abantu batumvaga, nuko abantu bari banze Imana, nuko abantu batumvaga ijwi ry'Imana. Abantu bose bumva ijwi ry'Imana, nta n'abahanuzi Imana yakwirirwa yohereza. Ubundi abahanuzi baba babereyeho abantu batumva, Imana ikababwira ngo genda usemerere, genda uvuge cyane ku musozi, uvuze n'ingoma, ukomeye no mu mashyi, wumve ijwi ry'Imana neza. Niho Yohani Batista yaryumviye, niho Aburahamu yaryumviye ari wenyine, akomeza kugendana n'Imana ari wenyine, ubundi ikanakunguruza. Iyo icyo kintu cyo kwirwanirira no gucika kuri izo kamere kivuyeho, ibigeragezo biroroha, biraza ukamenya ko ukuri bubigenze, biraza ukamenya uko uri bubigenze. Birashoboka ko aho hantu hageze ugatsindwa, birashoboka ko wirwaniriye, birashoboka ko wanze cyangwa ugatuka bakugiriye nabi. Ibyo bibaho. Gutsindwa ni intangiriro yo gutsinda ku muntu utabivuyemo. Ntubabare, ntiwirenganye.
ndavuze ngo gutsindwa ni intangiriro yo gutsinda ku muntu utabivuyemo, kuko icyo wize mu gutsindwa iyo ubigumyemo nicyo uheraho umenya uko uzitwara ubutaha. Uyu munsi wa none niba wumvise ijwi ry'Imana ukemera gufata iyo nzira yo kutarwanya umugambi w'Imana kuri wowe, Imana izakugirira neza. Imana yacu ihora ivuga ngo dore ndemye ibintu bishya, ntimubibona se? Ibya kera byaribagiranye. Nimba Imana yaribagiwe ibya kera iremye bishya, ibyo wakosheje, ibyo wakoze Imana ntizabigarukaho, ahubwo Imana ikubone inakumve unabisengera ko ugiye gufata imigambi mishya kugira ngo ugendane n'Imana neza. Aha hantu Yesu yanyuze yaratabaje ngo mana yanjye, icyatumye untererana n'iki? Baravuga ngo arimo arahamagara Eliya, ngo nimureke turebe ko Eliya aza akamukura kuri uyu musaraba. Eliya ntiyaje, bamuha amazi arura kugeza apfuye. Yezu we Imana yaramwibagiwe by'icyo gihe arapfa burundu, baramuhamba. Nawe hari igihe Imana izaceceka ugapfa ku buryo bw'ibyaha, ugapfa kuri kamere, ugapfa no kugushaka kwawe, ugakira kugushaka kw'Imana, ugakira ku mico myiza y'Imana mpaka upfuye. Kereka nubivamo. Ibyo bintu rero iyo ibyo bitunaniye, hari igihe Imana ibizabigarura. Nibyo bigeragezo bitarangira bigenda bigaruka. Impamvu bigenda bigaruka birya bya bindi wongera ubisubiramo bya bindi ubona bigaruka, nuko hari icyo Imana irimo ishaka kandi twaranze kumva. Uzumva ubuhamya bwinshi niko bigenda, ariko niwemera kuba nk'intama iboshye kandi nta wakuboshye, ukemera kwemera gushaka kw'Imana, ukemera kuvugwa ntusubize, ntiwihorere, biraryana birababaza, uzaba utambutse ahantu hakomeye. N'ubutaha uzajya ubigenza uko. Kandi iyo umaze kubikora, ngo Imana yagukerereje iragutegera, niko abantu bajya bavuga. Ako kantu ndagakunda cyane. Imana izanamo n'indishyi z'akababaro. Nagira ngo mbabwire ngo mwigire ku mwana w'Imana, twigire ku mwana w'Imana. Interuro yavugaga ngo ibihe bigoye tunyuramo byo kuba wenyine, alone, ntawe ukwitayeho, watererana, nibyo bihe byiza byo kumva ijwi ry'Imana, nibyo bihe byiza byo kunguruzwa mu rugendo. Yesu afite izina riruta iry'ayandi mazina, izina rye nirisingizwe kuko ibyo yakoze. Niba Imana yaracishije Yesu muri izo nzira, aho avuga ngo igikombe kigizeyo ngo ariko bigushaka kwawe bikarangira ari ugushaka kw'Imana koko, ku musaraba ati kuki Imana wantereranye, ikamutererana mpaka bakica. Twe ntituzapfa kubw'umubiri, kuko Yesu yarapfuye kubw'umubiri, yarapfuye ku bwacu, ariko ku byaha no kuri kamere uzatabaza Imana iceceke. Hari igihe Imana izaceceka mpaka wemeye kuba nk'intama kuri urwo rutambiro, kuri icyo ku rutambiro rw'Imana. Bityo uzaba igitambo gihumura neza imbere y'Imana. Aho hantu haravuna, haragora, ariko nagira ngo nkubwire ngo komera. Si wowe wenyine. Twumvise uko byagendekeye Yohana Umubatiza, twumvise Aburahamu, natwe nanjye uzajya ubyumva no mu buhamya. Hari ibihe ugeramo wakagombye kugira abagutabara, bose ntibagutabare. Burya si uko bakwanga, Imana iba yabishatse. Imana irabakoresha ikagushyira ku meza hariya, ikakureka ukanatabaza, ikaba ibyihoreye, kugeza ubwo igihe uziga kureka kwirwanirira, ubwo igihe uziga kudasubiza abakugira nabi, mbese uzakontorora imico yawe, kandi bikagira umumaro, kandi bikadufasha kugera ku ijwi ry'Imana, ijwi ryiza, ijwi rituyobora mu rugendo. Bakristo bavandimwe, ayo niyo magambo nifuza ko twazirikana mbere ya Pasika ndetse no muri ibi bihe bya Pasika. Shinga imizi, niko interuro ya mbere ivuga. Shinga imizi ushikame mu butaka bwiza, kuko umurimbuzi w'ibiti ntatinya n'igiti kikiri kibisi nacyo arakirimbura. Mwabonye ibyo bakoreye umwami wacu. Kandi ngo wigira ubwoba, witinya ibihe bigoye ucamo byo kuba wenyine watereranywe. Nibyo bihe byiza byo kumva ijwi ry'Imana, byo kunguruzwa mu rugendo. Rero nkwifurije Pasika nziza izakubereye amahoro. Umwami wacu Yesu Kristo yarazutse, aleluya, aradukunda, ari kumwe natwe. Imana iduhana umugisha. Ndagushimiye Uhoraho, ndagushimiye nyiri ububasha, ndagushimiye nyiri icyubahiro, ndagushimiye Mana ikomeye, ndagushimiye ku ijambo ryawe, ndagushimiye ko wongeye kutwibutsa Mana icyo dushakaho, wongeye kutwibutsa gushinga imizi muri wowe,
wongeye kutwibutsa yuko dufite umwanzi uduhiga. Ikibazo cy'isuku utadukunda, uradukunda turabizi, ariko hagati aho hari umwanzi. Wongeye kutwibutsa yuko wifuza yuko twakura tukava kuri kamere kandi tukakira ugushaka kwawe. Urakoze data, reka iri jambo rigere kuri benshi, reka iri jambo rifashe imitima ya benshi, reka iri jambo rihinduka itara rimurikire benshi. Ibyo tutabonaga tubibone, ibyari byaratakaye twuname tubitore, ibyari bihishe bihishurwe. Tugendane nawe, tugendane na bagenzi bacu, dukundana twubahana, tukwizera kandi turushaho gusenga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amahoro y'Imana abane namwe bavandimwe.